Yesu ashimwe bene data badukurikiye uyu munsi ku cyumweru, mbanje guca bugufi imbere yanyu abari hano mu Rwanda n'abari kure. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Shalom. Ndumva nakwifuriza buri muntu wese kumuhobera hari, nubwo kwegerana bitemewe, ariko nahobera buri muntu wese uri kure no hafi mu buryo bw'umwuka. Imana ibaho umugisha cyane. Nshuje Canaan Revaval Temple, hirya no hino aho bari, hirya no hino ku isi, abadukurikira ku ijambo ry'Imana kenshi buri cyumweru, turabashimira cyane. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana uyu munsi turi buganireho, riri mu Befesi bice 6 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 18. Mu Befesi bice 6 umurongo wa 14 kugeza ku wa 18 haravuga ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro buteguza, kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboresha kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Imana ibaho umugisha cyane. Iri jambo riri mu Befeso Paulo yarivuze muri icyo gihe abwira Abefeso uyu munsi wa none natwe twababo bitewe n'urugero yatangaga. Muri iri jambo rero harimo Paul, harimo Abefeso, harimo urugero avuga rw'abasirikare n'ibikoresho byabo, abigereranya n'uburyo bw'abana b'Imana cyangwa abakozi b'Imana n'ijambo bagomba kwitwaza n'ibikoresho byabo. Abigereranya rero icyo gihe nibyo ngira ngo tuganireho kubwira ijambo. Reka dusenga Imana. Mana, ndagushima, uri Imana ikomeye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri wowe niho harimo kunesha, muri wowe niho harimo imbabazi, muri wowe niho harimo ubuzima, muri wowe Yesu niho harimo ibyiringiro, muri wowe niho harimo umwami Imana amahoro, ayabisi badatanga ari muri wowe Yesu. Izi ntwaro zitagaragara ziri muri wowe Yesu. Ndagushima kubwira ijambo ryawe. Hari benshi bagiye kunkurikira, hari benshi bagiye kumva mwami Imana iri jambo, ntibaryumvire mu mubiri ahubwo baryumvire mu mwuka, kandi rigira icyo rihindura ubuzima bwabo, ribahereze gukomera, ribahereze gutsinda, ribahereze ibyiringiro, ribahereze guhumurizwa, ribahereze mwami Imana kumva ko ari wowe uri ku ngoma, kandi ko ari wowe komanda wa byose. Iyo uvuze, iyo utegetse mwami Imana ntawaho gukoma mu nkokora. Muri uyu mwanya ndagushima kubwira ijambo, umwuka wera abane natwe adushoboze mu izina ryawe Yesu, amen. Shalom once again. Imana ibaho umugisha cyane. Nagira ngo mbabwire kubwira ijambo Paulo yavugaga, avuga itorero ryo mu Befeso. Abefeso wari umurwa wari muri Aziya icyo gihe. Ngira ngo uyu munsi wa none ni muri Turkey cyangwa Turukiya. Uyu munsi wa none Efeso, aho hantu yahagereranyije hageze, asanga ryari itorero rinini cyane, ariko risenga ibigirwamana, ritari itorero ryo mu mwuka. Yasanze iryo torero ari nini, uwo mujyi ari munini, ari umujyi ukomeye. Muri icyo gihe ngira ngo wari umwaka wa muri 60 AD, agera aho hantu wari umujyi ngira ngo wa kabiri ku isi wa competingaga na Roma. Icyo gihe yari imijyi ikomeye, kubera ko hari n'ikiraro cyangwa se hari icyambu cy'amazi cyabahuzaga na Europe na Asia, byatumaga Abefeso iyo ngiyo ari umujyi ukomeye munini w'ubucuruzi, kuko hari n'imigezi yaturukaga hirya no hino muri Aziya yazaga ikahazenguruka. Rero icyo gihe Paulo ahageze asanga ni umujyi ukomeye cyane, baracuruza, harimo abacuruzi bakomeye, harimo abantu b'abaherwe, harimo abayobozi n'abanyacyubahiro. Ahageze asanga barasenga ibigirwamana, basenga ikigirwamana muri urwo rusengero cyitwaga Diana. Mu Baroma bacyitaga Artem. Mu byakozwe n'intumwa cyongera kugaruka bakivuga Artem, icyo kigirwamana. Abagira iki bacyitaga Artemis.
rero bahasanga icyo kigirwamana gikomeye kibaha imbaraga. Abefeso aho hantu ngo birataga imbaraga zabo, bakirata ubwenge bwabo, bakirata n'ubukire, ngo n'umurwa badekoye bubatse neza icyo gihe, muri icyo gihe cyabo. Ngo hageze hatungutse bamwakira nk'intumwa, noneho arabahinyuza, atangira kubacarenginga. Ngo ariko kugira ngo abacarenginge neza, abaha urugero rujyanye na gisirikare, kubera ko igihe cy'Abaroma igisirikare ku isi cyari gikomeye. Ku isi icyo gihe cyari igisirikare cy'Abaroma, kandi hafi ya bose Abaroma icyo gihe babaga ari abasirikare cyangwa barakinyuzemo cyangwa bazi nuko igisirikare giteye. Abahereza urugero rero, arababwira ngo mumere nk'abasirikare. Yesu ashimwe cyane. Avuga ngo mumere nk'abasirikare. Kuri iri jambo dusomye hepfo yaho usanga agenda atanga ingero ku basirikare. Umusirikare kubera iki? Paul arabivugira iki? Ese arabibwira abandi? Arabibwira twebwe cyangwa bari icyo gihe? Arangije avuga ijambo Paul, kuko nawe ubwe yari umusirikare, yari yarakoze igisirikare cy'Abaroma, yari umuyuda akaba n'umuroma, akaba yarakoze n'igisirikare cy'Abaroma hafi imyaka 20. So amabwiriza ya gisirikare yari ayazi, n'ibikoresho bya gisirikare nawe yari abizi, n'uburyo abasirikare bubaha ababayobora cyangwa uwabatumye n'ubahaye amabwiriza, byose yari abizi. Abihindura kubwira abemera Imana cyangwa abizeye Kristo ukuntu nabo bakwiye kumera nk'abasirikare. Pawulo uyu rero abivuga icyo gihe agereranya igisirikare. Kubera iki yagereranyije igisirikare? Pawulo yavuze igisirikare, umusirikare ku rugamba, icyambere ajya ku rugamba ateganya no gupfa. Iyo twakiriye agakiza, iyo twemeye Imana, tuyemera twizeye ko no gupfa twapfa, tuyemera tuyizeye nuko twabimuga. Icyambere umusirikare apfira ku rugamba. Icya kabiri umusirikare akomerekera ku rugamba cyangwa hakaba za casualties cyangwa abamugariye ku rugamba. Icya gatatu umusirikare akundana n'undi ndetse akanamuterura y'igihe agize ikibazo, y'igihe akomeretse, y'igihe arwaye, undi musirikare araza cyangwa abandi basirikare bakamuterura. Abahereza izo ngero kubera ko igisirikare bari bakizi neza. Icya kane umusirikare yitangira abandi. Ni ukuvuga ngo iyo agiye ku rugamba aba yiteguye kwapfa cyangwa agakomereka cyangwa agatabara ubuzima bwa benshi. Icya gatanu umusirikare arasonza, akabura n'ibyo kurya ndetse akabura n'amazi, akicwa n'inyota. Usanga kenshi rero icyo gihe muri ubwo buzima bwa gisirikare abugereranya n'umukristo uko azamera. Icya karindwi umusirikare azamurwa mu ntera cyangwa se promotion. Nicyo gituma Paul yavuze ati iki gihe cyanditswe, yavuze aravuga ngo mu gihe cyo kuramizwa amata naramijwe amata, mu gihe cyo kurya ibikomeye nariye ibikomeye, mu gihe cyo kuguguna amagufwa nagugunya amagufa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe haba harimo promotion, haba harimo umusirikare. Umusirikare yakura hari ibyo yihanganira umutoya atabasha kwihanganira. Hari imvugo y'umusirikare ukomeye, hari aho urugamba rukomeye rusaba ko umusirikare abasha kuba areba kure. Rero ibyo yabibwiraga abo bantu kubera ko bari bazi igisirikare. Icya munani umusirikare iyo ashoje urugamba hari amahoro ahabwa umudari cyangwa se ahabwa ikamba, katuvuge gutyo. Iyo muri icyo gisirikare urugamba rurangiye amahoro akaza, bahabwa imidari, kuko muzabona ibihugu bimwe biri developed cyangwa n'icyacu hano mwajyaga mubona batanga imidari ku bantu benshi babohoje igihugu cyangwa abasirikare. Iyo midari rero bayitanga mu gihe cy'amahoro. Nicyo gituma Paulo nawe yabagereranya igisirikare yabishyira mu buryo bw'umwuka. Ikindi nuko umusirikare yubaha umutumye cyangwa yumvira umuyobora. Kuvuga ngo muri ibi bintu rero Paulo abizana mu buryo bw'umwuka kugira ngo turusheho kubyumva cyane, kubera ko natwe turi abasirikare ku rugamba.
umuyobozi cyangwa komanda wacu ni Yesu. Ku rugamba rw'umwuka benshi barahapfira. Mwumva hari abatwitswe, hari abanoguwemo amaso. Mu gihe cy'abigishwa ba Yesu n'intumwa ze benshi barapfuye. Abo bashishuye uruhu bakarinda bapfa, abo bateye amabuye bakarinda bapfa, abo bajugunye mu ngunguru za sidi, abo bishe, ababuze irengero. Vuga ngo ku rugamba rero byarashobokaga ko umuntu ahagwa yatabaye. N'urugamba rw'agakiza rero Pawulo yatanze mu rugero yabivuze neza. Ndagira ngo rero nongere mbabwire bene data, iyo urebye muri Timoteyo ibice bibiri, umurongo Timoteyo wa kabiri ibice bibiri, umurongo wa 3 n'uwa 4, hari icyanditswe cyiza nacyo nkunda kangisome, kivuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishimire mu by'ubugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Yakomezaga rero avuga kuri icyo gisirikare. Nayo mpamvu iri jambo twasomye uyu mwanya ryo gutwara intwaro z'umwuka. Icyambere, duhereye ku murongo wa 14 haravuga ngo ukenyere ukuri. Ukenyere ukuri abigereranya gukenyera ukuri nk'umusirikare wambaye umukandara. Umukandara iyo umuntu awambaye arakomera. Iyo yashonje, iyo yananutse, umusirikare umukandara arawimura akawutunganya. Rero nicyo gituma Pawulo nawe yavugaga ngo mukenyere ukuri, mukenyere umukandara cyangwa umweko, kugira ngo nusonza uwo mukandara ugufashe, uwo mweko ugufashe. None akomereka ushobora no kuwukuramo ukawihambira. Arongera ku cya kabiri aravuga ngo mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Oh haleluya. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, abigeranya na bulletproof. Uyu munsi tujya tubona abasirikare ku isi cyangwa bagiye no guhagarika imyigaragambyo, hari ikintu baba bambaye hano mu gituza. Abafaransa ngo bakunda kucyita antibare, kuvuga ngo bulletproof. Iyo bakurashe, iyo bagiye kukurasa mu gituza, ntacyo, kuko hari sensitive, ariho umutima uri, ntacyo waba kuko washyize bulletproof. Pawulo rero agereranya ibyo abwira abizera Imana ko hari imyambi y'umubi izabiza imeze gutyo. Aravuga ngo wambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Yongera bisanisha n'Abaroma kera. Muri icyo gihe we yabivugaga byasaga nk'aho ari iterambere ku bwabo, ariko mbere byabanje Abaroma bagiraga uruhu bakarubamba bakarwinika mu mazi, mu buryo barukoraga nk'ingabo nyine, bakarushyira imbere yabo kugira ngo umwambi nuza, icyo gihe imbunda zari zitaraza, ya myambi nikubita muri rwa ruhu ye gupenetratinga ngo igere ku mutima w'umuntu. Bituma rero ariho bakurije ikoranabuhanga riragwira, bakora bulletproof cyangwa atibar, abigereranya no gukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Shalom. Icya gatatu aravuga ngo mukwesa inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro buteguza. Ibi nabyo abigereranya n'inkweto za gisirikare. Abahanga mu by'umwuka bavuga ko inkweto bivuga ubutumwa bwiza, ndetse bagenda babisanisha n'iki cyanditswe ubutumwa bwiza, kuko ari n'icyanditswe kivuga ngo dore ibirenge bizanye inkuru nziza. Rero ibyo bivuga kubera inkweto za gisirikare zabaga ari inkweto zikomeye. Ni inkweto n'ubusanzwe zikomeye, uzijyana mu byondo ntizivemo, uzijyana mu mabuye ntizigire ikibazo, ujya mu gihuru ntugire ikibazo. Ni inkweto ibihambiriye kandi ikomeye. Niyo wirutse nta kibazo, ntinyerera, ibifite ukuntu ikozwe hasi. Agereranya rero inkweto zo mu buryo bw'umwuka n'izi ngizi za gisirikare. Icya kane avuga kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboresha kuzimisha imyambi ya wa mubi Satani. Ni ukuvuga ngo yongeye kuri iki cya kane avuga kwizera ariyo ntuza ingabo. Iyo barwanaga kera cyangwa n'ubu ngubu baragifite, usanga bakigira gutya bagiye mu myigaragambyo,
kuyihosha mu bihugu bitandukanye, uzabona abapolisi kenshi baba bagifite, kugira ngo nibatera ibuye agire gutya, nibatera icyuma akinge iyo ngabo. Rero ayigeranya no kwizera Pawulo, kugira ngo kwizera kwacu ntihagire ikintu kiguhagarika, nubwo byaza bimeze gute, nubwo byaba biremereye, ariko kwizera ugukomeze. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kwizera kwanjye ndagukomeje, nanjye ndavuze ngo kwizera kwanjye ndagukomeje, nawe uvuge ngo kwizera kwawe uragukomeje. No mata ibyo waba unyura mu byo ari byo byose, aho waba uri hariho hose, nibyo waba uhura nabyo byose, kwizera kwawe ugukomeze. Icya gatanu, haravuga ngo mwakire agakiza kabe ingofero. Yongera Pawulo kugereranya ingofero ya gisirikare yabaga icyo gihe ari element y'icyuma, kubera ko icyo gihe kubera hari ibintu bibiri bikomeye. Hari bulletproof, ahantu hari umutima yagombaga kwatindaho cyane, baraharinda n'ubu. Yagombaga kuvuga umutwe, kuko iyo ukomeretse biragoye kugira ngo bawuvure, ni ahantu hari sensible. So yavuga iyo ngofero rero kugira ngo nukomereka wenda ukomereka ahandi, ariko umutwe nibohereza icyuma, nibohereza isasu rigakubita kuri ya ngofero, ntacyo biri butware. Rero Yesu avuga ko twambara ingofero mu buryo bw'umwuka, kugira ngo icyo ari cyo cyose cyatumugaza mu bitekerezo n'ibindi, Imana ikidukingire. Icya gatandatu, mwakira inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Inkota rero kenshi bayambaraga kuri wa mukandara twavuze wa gisirikare, babaga nayo ariho bayambaye, cyangwa n'ubu uyu mukandara uburiho ibintu byinshi, nubwo ntawe utinzeho. Icya mbere haba hariho agacupa k'amazi cyangwa ikibuyu, hakabaho benet cyangwa ariyo nkota, mu buryo iyo yabaga ari mu rugamba imbunda igapfa cyangwa igashiramo amasasu, cya cyuma ya beneti nayo yarayikoreshaga akayirwanisha. Ari ryo agereranya nk'ijambo ry'Imana, ko aho waba uri hariho hose, Bibiliya waba utayifite, ariko ijambo ry'Imana riri muri wowe. Waba udafite amateraniro, ariko ntibyakubuza kuvuga Yesu. Mwaba nta materaniro yo gushima, yo kuramya, yo guhimbaza, ariko waramiriza naho uri. Vuga ngo iryo jambo ry'Imana rigereranya nka beneti, nk'inkota ufite, uhindukira ukayirwanisha aho uhagaze hariho hose, ari ryo jambo ry'Imana. Imana ihe umugisha Pawulo. Iyi ntumwa yavuze ijambo ryiza cyane, atanga n'ingero zinshimisha cyane mu buzima busanzwe. Iyo urebye ibyo tunyuramo muri uyu murimo, muri aka gakiza, ukareba n'igisirikare uburyo kibaho, ubona ko uyu mugabo yagize guhishurirwa kwimbitse kandi kurekure cyane. Yongera icya karindwi aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo no kwinginga kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Haleluya. Bene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo dusengerane, dusabirane. Iyo dusengerana hari icyo biba bivuze. Ari n'iri jambo yavugaga Pawulo, abijyanisha rero n'isengesho mu buryo bw'umwuka. Iyo dusenga, ntabwo ushobora no gusengera umuntu ari kure, Imana ikabyumva kandi igasubiza, kandi uwo mwanya, kuko yumva gusenga ku isengesho rikomeye cyane. Pawulo rero naryo arigereranya n'inkota nanone, isengesho ko rikubita rigahinguranya, rigera ahantu hariho hose. Nicyo gituma iyo tuvuga ngo gusenga gukingura ijuru, gusenga kuzana ubusabane n'Imana, kumanura imbaraga z'Imana, kuzana intervention y'Imana. Rero Pawulo icyo gihe abivuga, yabigereranyaga n'igisirikare cy'icyo gihe. Kubera iki? Nongere nsubire inyuma gatoya. Abaroma icyo gihe bari muri Efeso, n'abacuruzi bari bakomeye, bari abantu birata ubutunzi bwabo nkuko nabibabwiye, bakirata ubwenge bwabo nkuko nabibabwiye, bakirata umurwa wabo usa neza nkuko nabibabwiye, nkuko amateka agenda bigaragaza. Ariko Pawulo ahageze abahinyuza ku cyambere yari umusirikare, icya kabiri yari umuhanga, yari yarize, yari umunyamategeko, he was a lawyer by profession. Icya gatatu yari mu bwoko butinyitse, yari umuyuda utavangiye se na nyina.
icya kane yari umuroma wari ufite ubwenegihugu bwabo, yari azi imico, ikindi yari yarakuriye ahantu hakomeye ibwami kwa Herode. Kuvuga ngo yari umuntu uzi each and everything. So kubahinyuza no kubacyarenginga ari mu mwuka, arababwira ngo ntimurwanishe umubiri, ahubwo murwanishe intwaro z'umwuka, kubera ko bya bigirwamana cyakigirwamana n'imbaraga z'umwijima zari mu Befeso. Yusomye kuri icyo gice haruguru gato aravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ngo ahubwo dukirana n'ibifite ubutware n'ubushobozi bitegeka isi y'umwijima, imyuka mibi yo hejuru. Ibyo byose Paul yabivugiraga iki? Yavugaga guhangana mu buryo bw'umwuka, kuko iyo myuka ibyo yarwanaga nabyo byari ibintu bidafatika, ntabwo byari tangible, yari imbaraga y'umwijima igose aho hantu. So atmosphere y'aho hantu hari habi cyane. Yashakaga imbaraga zipenetratinga kugira ngo abashe gutobora ikirere cy'abazimu n'abadayimoni bari bagose Efeso. Agereranya ibyo ngibyo kugira ngo turwane intambara y'urugamba mu buryo bw'umwuka. Yesu ashimwe cyane, Imana ibaha umugisha cyane. Nkunda Paulo cyane kuko uyu mugabo rimwe ahinyuza abantu abo bose muri icyo gihe yababwiraga ukuntu Yesu agira neza, kandi yari yarabayeho neza, yari yarize, yari akomeye, yari yubashywe, n'ubwenegihugu yari afite bwose ntawe wabashaga kumutunga urutoki. Ariko abahinyuza babwira ukuntu Kristo ari imbaraga, ari byose kuba mufite. Iyo ureba ibitabo yagiye yandika uhereye mu Baroma, inzandiko zose yagiye yandika, agenda avuga Kristo ko yamubonesheje amaso, agenda avuga abigereranya na rwa rugamba. Yageze igihe kimwe arakubitwa, yageze igihe kimwe arafungwa azira ijambo ry'Imana, yageze igihe kimwe arara ubusa, arabwirirwa, arababara, yambara ubusa. Abahanga bajya bavuga ngo hari igihe yajyaga ngo nuko kuboha amahema, babyita kuboha amahema, ariko yasaga nk'ugiye gukora, akagira akazi akora kugira ngo kamutunge, ye gusabiriza, ye gukena, ahubwo akagira ibyo akora, akababara. Rimwe na rimwe hari igihe byabaga bitagenze nk'uko abishaka. Rero agereranya Paulo ubwo buzima, abugereranya urwo rugamba n'umuntu wahamagawe uri mu gakiza, wamenye Yesu. Iyo umuntu akijijwe akeka ko muri Yesu ari amahoro. Oya, ntabwo muri Yesu ari amahoro gusa, ahubwo ni urugamba. Ko Yesu yaravuze ngo kuko nageragejwe nshobora no gutabara abageragezwa. Niyo mpamvu iyo turi muri Yesu duhura n'ibigeragezo, duhura n'ibiduhinyuza, duhura n'ibiturwanya, duhura n'intambara z'ubwoko bwose. Rero Paulo yabivugaga kuko yari umugabo wo guhamya ibyabaye, kuko yabinyuzemo, kuko yabanye nabyo, kuko yagendanye nabo, kandi yari abazi imitekerereze yabo n'imbaraga zabo, yari azizi ko zishingiye ku bwoko, ko ari Abaroma, ko ari Abayuda, ko ari intwari, bafite intwaro zikomeye, ikindi ko bafite amafaranga bakize, ikindi ko isi ibubaha. So ibyo byose byatumaga Paulo abahereza zangero, bitewe nuko bose yari azi imitekerereze yabo, yari azi n'ubuzima barimo. Ikindi yabonaga n'ejo hazaza ko uzizera Kristo atari amahoro. Ntabwo muri Yesu ari barabara, oya, ni urugamba nk'urundi rwose, ni intambara nk'iyindi yose. Hari ibiduhinyuza bitandukanye, hari abakoreye Imana mu buryo butandukanye. Ndagira ngo mbabwire uyu munsi mvugana namwe cyangwa ndi imbere yanyu, hari benshi bapfuye bazize ubutumwa bwiza. Bamwe barashishuwe, utekereza umuntu kumufata bakamushishura kugeza apfuye areba. Utekereza undi kumunogoramo amaso, bakajya bamutera amabuye, bakamukora sako, bagatera amabuye kugeza apfuye, kugeza abandi babajugunye mu mavuta bakabatwika, n'abandi babuze irengero. Rero twebwe tujyana n'umugisha mu kinyejana cyacu, nta n'uwo baratwika bamujije ubutumwa bwiza, nta n'uwo barica bamujije ubutumwa bwiza. Usanga n'ibyo duhura nabyo nubwo nabyo bitoroshye, ariko ntabwo turagera kuri iyo extent. Rero Paulo yabivugaga avuga iri jambo, arigereranya avuga ngo Kristo ni byose, Kristo
n'imbaraga kuba mufite ijambo ry'Imana iyo uritekereje iyo uryakiye ngo rigushoboza muri byose. Mbese arivuga mu buryo butandukanye aho agenda atanga ingero uwo musirikare ku ijambo ry'Imana, agatanga umuhinzi ku ijambo ry'Imana, agatanga urugero ku basiganwa ku bw'ijambo ry'Imana. Mu gusiganwa hari abajya mbere ariko ntibarangize, mu gusiganwa hari abagera mu marushanwa bakagwa bakongera bagahaguruka bagakomeza, nk'uko Bibiliya bigaragaza mu bagiye batubanziriza. Rero nongere kubabwira ngo mwambare intwaro z'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nagusabira kwambara intwaro z'Imana, nagusaba kwambara imbaraga z'Imana. Abatubanjirije bagiye banyura mu bintu bitandukanye. Bibiliya iyo mbona Bibiliya kenshi nkayisoma nkayihera mu itangiriro nkayigeza mu byahishuwe, nsanga nta muntu wahamagawe muri Bibiliya wigeze anyura mu buzima busesuye bwiza bunezerewe. Ibyo nabyo byabaho ariko ni akanya gato, kuko Bibiliya avuga ngo isi turi nk'abashyitsi. Rero mu isi iyo turi mu isi tuba dufashe ibihe ku rugamba. Niyo mpamvu mbabwira ngo Pawulo yavugaga ibi abigereranya n'ibyo kugira ngo tumenye ijambo ry'Imana, tumenye ibihe turimo, tumenye ibiturwanya, tumenye ibiduhiga. Ntabwo uyu munsi wa none ibiturwanya satani ni umwuka, ntabwo agaragara kandi akoresha abantu. N'Imana ikoresha abantu. Kuvuga ngo urahitamo mu buzima bwawe kubaho ukoreshwa na satani cyangwa ukoreshwa n'Imana. Ibyo byose muri urwo rugamba, ibyo byose uzajya uhangana urwanya iby'Imana, cyangwa se urwane uvuga iby'Imana, cyangwa urengera ab'Imana, cyangwa usubira mu Mana. Rero najya ngo mbabwire ngo mwambare intwaro z'Imana bene data, nk'uko nzivuze, nk'uko Pawulo yazivuze, nk'uko agenda abwira Abefeso, nk'uko yagiye abwira benshi muri izi nzandiko, ababwira ati jyewe nta kindi nirata, ntabwo nirata ubwoko, sinirata ubuyuda, sinirata no kuba umuroma, nta nubwo nirata aho navukiye, nta nubwo nirata kwa Herode aho nakuriye, ntabwo nirata ko nize cyane, ahubwo ndirata Kristo wenyine. Rero yabitangagamo urugero ku gisirikare, kubera ko Kristo ari we muyobozi wa byose. Iyo yavuze ngo genda uragenda, iyo yavuze ngo ngwino uraza. Rero nicyo gituma yabivugaga atanga ingero ku basirikare. Imana ibaha umugisha cyane abankurikiye. Ndishimye cyane ku uyu munsi ko nongeye kuvuga ijambo ry'Imana ryongera gukomeza benshi banyura mu bintu bitandukanye, bari hirya no hino ku isi mu bihe bigoye. Turanyura mu bihe bivunanye, mu buryo economy y'isi yose iri hasi, abantu bava ku kazi, abantu baburaye, abantu bambaye ubusa, isi yose imitima ihagaze uko umuntu ejo bizaba bimeze. Ariko nongere kukubwira ngo urugamba turwana si urw'ibyo gusa, ahubwo n'urw'umwuka. Dukomeze gusenga Imana kugira ngo ikure icyo kibuditse, ikureho izo mbaraga z'umwijima, ikureho izo mbaraga za Satani. Satani akoresha uburyo ubwo ari bwo bwose, yaba COVID-19 yayiteza isi, yaba intambara yayiteza isi, yaba imyuzure yayiteza isi, yaba mwene so, buri kintu icyo ari cyo cyose cyaba igikoresho Satani yakoresha. Rero ndagusabira mwene data kugira ngo utaba igikoresho Imana itishimira. Mboneraho gusoza mbasabira umugisha cyane abankurikiye, kandi Imana ibaho umugisha cyane. Ntabwo nabibwiye cyane, benshi musanzwe mudukurikira kuri channel yacu y'itorero Canaan Revaval Temple CRT. Ndi umushumba w'iryo torero, yitwa Pastor AGABA Fred, dusengera Kimironko. Ndashima cyane rero ku bakristo baryo bari mu ntara, n'abandi bakristo bene data bakurikiranye ijambo ry'Imana hirya no hino ku isi, babana natwe kenshi mu buhamya, mu bibwiriza binyura kuri iyi channel ya Canaan TV. Nongera kubashishikariza ko mudusengera cyane kugira ngo irivuga butumwa ribashe kwaguka mu buryo bwose, yaba kubona ibikoresho by'ikoranabuhanga, za computer, za kamera, kugira ngo tubashe gukora ivuga butumwa rijyanye n'igihe turimo mu buryo bwagutse. Nubwo tugifite bene data badufasha muri iri vuga butumwa,
nshimira cyane bene data badufasha bakoresheje kamera zabo, bakoresheje ibikoresho byabo, buri kintu cyose ari icyabo kugira ngo tubashe gutambutsa ijambo ry'Imana. Ngira ngo Canaan Revaval Temple aba bantu kenshi ko mugiye gusenga mujye mubibuka, muzirikane, mubasabire umugisha cyane, kuko ni umurimo kubona mwene sa kwemerera amezi angahe ubu tumaze hafi amezi arenga 5 cyangwa 6 tubwiriza gutya, nta kamera yacu, nta computer yacu, nta bikoresho byacu, ahubwo ari bene data babiduhaye mu bihe bikomeye n'ibyoroheje. Ijye bibuka ibaha umugisha cyane. Reka nsoze mbashimira cyane kandi nsenga isengesho. Reka mbwire abantu bari hirya no hino batarakizwa, mwiyemeze. Muri Yesu harimo byose, ariko icyo nkundira Yesu nuko aduha imbaraga. Twaba turi kumwe mu isi, ariko nkakomeza kubera Yesu cyangwa ugakomeza kubera Yesu. Waba twahuye n'inzara kimwe, ariko ntitubyitwaremo kimwe. Twaba dusangira ibishimbo kimwe, ariko ntitube mu buzima bumwe. Imitima yacu ntibashe kwakira imbaraga zitambuka muri ubwo buzima, keretse Yesu wenyine uduha imbaraga. Shalom, Imana ibaho umugisha cyane. Ndabashimira cyane mwese bene data bakunda kudukurikirana bari muri Australia, Agnes, n'abandi bari muri Amerika banyohereza ubutumwa butandukanye. Ndabashimira cyane ko mufashwa n'ibyigisho cyangwa message dutambutsa kuri iyi channel ya Canaan Revaval Temple, kandi nkomeza kubasaba kugira ngo murusheho gushishikariza na bene data bari hirya no hino gukurikira ubutumwa bwiza uko butambuka mu buryo bw'ikoranabuhanga, yaba kuri twe cyangwa n'abandi. Reka dusenga Imana. Mana, ndagushima, uri Imana ikomeye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana kuko uzi ifatiro z'isi, uri Imana kuko uri hejuru ya byose, uri Imana tutarabaho wowe wari uriho, witwa ndiho. Uri Imana wowe uzi byose, kuko uzi n'umusatsi uri ku mutwe yacu kungana. Wowe wabaze n'imyaka yo kubaho kwacu, kuko ijambo ryawe riravuga ngo uzabana natwe muri byose. Ijambo ryawe riravuga ngo umukiranutsi naho yagwa ntabwo azarambarara. Wari ubizi ko yatsikira cyangwa yagwa ariko ntagwe. Ijambo ryawe riravuga ngo ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Come on, Imana ya Isirayeli ikomeye, wewe waremye isi n'ijuru. Ndavuga ngo urakomeye kuko wakomeje amava sukuma n'imitima itentebutse. Urakomeye wakomeje imfubyi n'abapfakazi mu gihe babuze kivurira. Urakomeye wakomeje Mwami Imana ababaye, abari mu bwigunge. Urakomeye kuko uri Imana ikiza indwara. Niyo mpamvu Uwiteka tukwiringiye, kuko ushobora gukora icyo Mwami Imana tutakora. Kubwira ijambo buri muntu wese warikurikiye, mwambika imbaraga zo mu mwuka, urugamba nyuramo, intambara nyuramo, ibigeragezo nyuramo, challenges ahura nazo, ibyo byose abashe kubigenda hejuru. Kuko ijambo rye riravuga ngo dore ibimenyetso bizagendana n'abizera, bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Sengeye abarwayi aho bari hose, ukurikira ijambo ngo akire mu izina rya Yesu. Ijambo rye riravuga ngo nitumwa n'ibihumanye ntacyo bizadutwara, kuko Yesu uri byose. Ijambo rye riravuga ngo tuzakandagira inzoka na scorpion. Nukuvuga ngo mu bitubuza umurimo wawe uko dutambuka ni byinshi, ariko munsi yacu hari mu butware mu kirenge, mwivuga butumwa ko dukubita ibyikira hejuru, ibiturwanya, ibiduhinyuza, ibyo byose turi kumwe nawe Kristo Yesu. Thank you Lord. Ndagushima kubw'uyu munsi wo ku cyumweru, ndagushima kubw'iri ijambo. Reka Mwami Imana Umwuka Wera agende kuri buri muntu, kandi gutabarwa buri muntu wese ahari ukurikirira ijambo atabarwe mu izina ryawe Yesu. Mbisenze nizeye mu izina ryawe Kristo Yesu. Amen. Shalom. Love you all. Imana y'Isiraheli ibane nawe.